Yambi bakunzi ba BTM TV, Yesu ashimwe uyu munsi rero ndanezerewe ku bw'aka kanya Uwiteka Imana ampaye kugira ngo tubashe kuganira. Iyo mbonye aka kanya ndishima nkishima kuko hari igihe mbyukira mu rugo nkora ibintu byinshi, kwita ku bana, kuboza, kureba ibyapfuye mbishyira ku murongo, ugasanga n'aka kanya ndakabuze. Ariko nkabonye nkafata Bibiliya nkasoma, nkagira ikintu ngeza ku bakunzi banjye, numva nishimye, numva nezerewe ku buryo utabyumva. Yambi rero ndabahobeye cyane, ndabakunda, nkunda ukuntu munkurikirana, ukuntu mumpa like, ukuntu mumpa komenti, birandyohera. Rero aka kanya nta kindi ngafatira, ni ugusoma Bibiliya, niho ruzingiye. Ibanga nta handi riri hano muri Bibiliya. N'uyu munsi nabyutse niga, hari umuntu arimo anyigisha nyine umugisha, yararimo anyigisha inyigisho z'umugisha, arimo avuga yuko ibyo wageraho byose udafite Yesu n'ubundi birayoyoka. Reka nawe unkurikiranye nkwifurize kugira Yesu mu mutima. Iyo ufite Yesu ugera ikirenge mu cye, iyo ufite Yesu ntukora ibyaha, iyo ufite Yesu nta kintu na kimwe nyine urinda ibyo wagezeho, ubwo butunzi wagezeho uraburinda. Urumva iyo udafite Yesu ukagira ubutunzi bwinshi, ahita akwereka, nimba uri umugabo ahita akwereka abagore beza, nimba uri umugore akahita akwereka abagabo beza badasa n'umugabo wawe, nimba uri inkumi akahita akwereka abasore beza badasa. Mbese urumva rero, nimba uri umugabo warageze ku butunzi akakwereka abo bagore beza, nyine urabubashyira abo bagore bakaburya. Ntitukibagirwe inkuru ya Samusoni. Nk'abagabo bankurikirana, mujye mwibuka imbaraga za Samusoni zabaga mu musatsi. Ariko umunsi umwe Delila araza, Samusoni amubwira aho ruzingiye, amubwira ko za mbaraga ziri mu musatsi. Yego rero uyu munsi rero nyine naje muri Zaburi, ntabwo nagiye kure rwose, nahereye kuri Zaburi ya mbere. Reka dufatanye gusoma, ariko mbere yuko dusoma nari nibagiwe gusenga. Kamanze mpamagare Yesu, ntaba ari njye ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, ni ukuri ngiye gusoma Zaburi ya mbere. Ntaba ari njye n'abakunzi banjye, utwigishe, hagira icyo dukuramo, ngira icyo nunguka, nabo bagira icyo bunguka. Ngabana nanjye ungirire neza kandi unyiteho, byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amen amen. Twasomye, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uwo muntu arahiriwe. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Imigambi y'ababi ntuyikurikize, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Nyine ahantu umunyabyaha ari buce, ukirinda yuko mwanagirana kontakiti, ukirinda yuko mwanamenyana, kuko nimumenyana hari ibyo ari bugushyiremo, ubitege amatwi bikujyemo. Hari ibyo yashaka kukubwira ati, mwana, kugira ngo bakire bigenda gutya bariba, ubwo ukaba ugiye kwiba, bakaba baragufashe, ukaba urafunzwe. Menya ngo ndagendana nande, ninde tugendana, ninde tutagendana. Ntiyicarane n'abakobanyi ngo, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Bibiliya irimo amategeko y'Uwiteka, irimo ukuntu ugera ku nzozi zawe, irimo ukuntu urera abana. Babyeyi, ngo toza umwana wawe inzira akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Erega nanjye ibi by'ijambo ry'Imana babwira ntago nabyize nkuze. Ushaka kumbona gutyo ukagira ngo nabyize nkuze, hoya, ntago ijambo ry'Imana naryize nkuze, kuko
navutse mama wanjye ari umwadeperi adutoza gusenga, atubwira ko kizira gukora icyaha, atubwira yuko ikintu cyose ushatse ugisaba Yesu. Ako konyine niko nakuranye. Vuga ninzajya nshaka ikintu nzajya mbwira Yesu akimpe, ninshaka ikintu mbwire Yesu akimpe. Rero twasizwe amavuta tukiri bato, mujye mugerageza mudukurikirane, hari icyo muzadukuraho. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Nimba ushaka kugira umugisha urambye, ushaka kugira umugisha uzagera kuri cya gisekuru cya kane, ni ukuvuga yuko amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ntugomba kumara umunota n'umwe utarimo utekereza Yesu, udatekereza Yesu yasize atubwiye ngo iki? Agiye mu ijoro aratubwiye ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Yaratubwiye ngo muve mu byaha, tuve mu byaha. Yaratubwiye ngo mukundane, dukundane. Yaratubwiye ngo ntugasambane, ntugasambane. Ukamenya yuko nyine ari n'igihe Satani aza akakwereka uko bishoboka, ariko ukavuga ati ibi bintu yarabibujije. Ukarwana urwo rugamba, ukasenga, ugahamagara umwuka wera akakuyobora, kuko ntabwo umwana w'umuntu hariho ibintu atishoboza. Hari ibintu umwana w'umuntu atishoboza, ashobozwa n'umwuka wera. Ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nushyira Yesu Kristo muri wowe, ikintu cyose uzakora kizakubera cyiza. Kwiga bizakubera byiza. Erega ntago uramutse wize udafite Yesu Kristo mu mutima, n'uwaguhemba amamiliyoni menshi, n'ubundi wajya ugenda kwaya, kuyajugunya, kuyaterera abo ubonye bose, kuyaha abo udakwiye kuyaha. Niyo mpamvu rero iyo ufite Yesu, niyo mpamvu ubona umugisha w'iteka, ubona umugisha usigara no ku bana bawe, ubona umugisha ufata ibisekuru bine. Ubu hariho ibintu bituriho ba sogokuru bakoze, ariko Yesu ajya abidukuraho. Ibyo ajya bitwambura, ibitambo batanze ajya bidukuraho, ntibikatugereho, ntibikanadufateho habe na gake. Ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Niyo ya mafaranga ubona umuntu abonye, ako kanya akaba amushizeho, akaba yiswe inyatsi. Ati ni inyatsi, ngewe nubaka inzu zikagenda, ngewe nakoze ibi biragenda. Kubera yuko ni ababi, bafite ibyo byaha, bafite uko gukiranirwa, bafite kutamenya inzira bari bucemo. Ndaca mu yihe nzira kugira ngo mbashe gusingira icyo Imana yangeneye? Ndaca mu yihe nzira? Wowe se unkurikiranye uca mu yihe nzira? Ese wicarana nande? Ninde mugendana? N'umugani w'ikinyarwanda urabivuga, uravuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Ese ugendana nande? Muri wowe ugendana nande? Urashaka kuba iki? Ugendana n'abanyabyaha, ugendana n'abajura, ugendana n'abicanyi, ugendana n'abagome, ugendana n'abagambanyi. Nawe uriwe, nawe uriwe. Ariko nimba ufungura YouTube, ugafungura kuri BTM TV, ukaba ugendana na BTM TV, nta kintu kibi wazamubonaho, no. Nimba ufungura cana ugafungura ijambo ry'Imana, ukareba, ukaganira n'abantu barimo kuguhereza ibitekerezo bizima byubaka, bituma ugera ku mugisha. Umugisha turawusengera, tugahamagara Imana ikaduha umugisha, kabwira Yesu, kandi Yesu abyumva ibyanjye ntibikayobe. Ndongera ndabibohoje mu izina rya Yesu. Ari byo Satani yacishiye ku ruhande, no, ndabigaruye mu izina rya Yesu, ibyanjye ntibikayobe. Ariko nimba uri umunyabyaha, nta nubwo uzamenya ko watewe, ntabwo uzigera ubimenya. Uzaba uzi ko ibitekerezo byawe biri konegite n'abo murimo kujya inama kandi bitari konegite. Rero gerageza umenye abo mugendana, umenye ngo uyu muntu turi kumwe n'iki,
uyu muntu uri mu rugo rwanjye ninde? Bamama, ujye uhora ubaza, ntukarambirwe buri kanya, uhora ubaza uyu ninde unshuhuje, kuki anshuhuje, uyu ninde duhuye, kuki duhuye, uyu ninde uje mu buzima bwanjye, kubera icyo aje mu buzima bwanjye, ese ni we cyangwa si we? Ukabaza Imana, Imana rero irabikwereka. Ntago umubi Imana wamara igihe utaramumenya, Imana iramukwereka, ikamukwereka mu wundi mwuka, ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga, urumva ibyabo nyine birayoyoka, iby'umuntu mubi, iby'umunyabyaha birayoyoka, ariko iby'umukiranutsi birarama, n'uwo mugisha akawusigira abana be, n'uwo mugisha afite igihe cye cyagera cyo kuva mu isi akawusigira abamukomokaho, nabo bakazawusigira abamukomokaho, gutyo kugeza ku gisekuru cya kane. Rero hari ibisekuru byacu tutazi, nk'ubu ngewe ibisekuru wenda ndi igisekuru cya kane, ariko ibyo bitatu by'imbere simbizi, ariko abo bantu wasanga hari ibintu bari bafite bitari byiza, ariko Yesu Kristo ibyo bitari byiza narabyanze mu mwuka, nshaka kuba konegite n'ijuru. Ngo nicyo gituma ngo ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Ni ukuri abantu bafite Yesu Kristo mu mutima barambara bakaberwa, urumva, ntago bapfa gusonza. Reka, Yesu afite byose, isi n'ibiyuzuye n'ibye. Yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Nanjye rero ndakomaze, kandi hari icyo nshaka akimpe. Ndakomaze kandi hari icyo nshaka akimpe, ndetse kugeza no kuri icyo gisekuru cya kane. Nanjye mfite abankomokaho, ariko uwo murage mubi nta kubaho umurage mubi, ni ukubasiga mu murage muzima, mu murage ufite fondasiyo iri ku rufatiro rwa Yesu. Mbese wowe unyumva wankurikiranye, ubuzima bwawe buhagaze kuri nde? Wubatse kuri nde? Ninde wubatseho urufatiro rwawe rw'ubuzima bwawe? Ni Yesu cyangwa ni umwana w'umuntu? Ndabizi yuko ibyiza, iyo Yesu yagukunze aguhuza n'abantu bazakugeza ku byo ushaka, iyo Yesu yagukunze aguhuza n'abantu bazakugeza ku nzozi zawe. Rero Yesu akomeze ankunde, akomeze anyishimire, ndetse nawe unkurikiranye uyu munsi ugira icyo wunguka uyu munsi, nawe urebe fondasiyo yawe ahantu ifatiye kuri nde? Ninde mugendana? Ninde nshuti yawe? Ninde wakuyeho inspiration ufite? Ninde? Nanjye bimvuga hari uwo nabikuyeho, ndamufite, ariko igihe nikigera nzamuvuga. Rero Imana iduhane umugisha. Abakunzi ba BTM TV ndabasezeye, umunsi mwiza. Yesu atwishimire kandi akomeze atwagure, akomeze atwigishe, akomeze aduhe inyigisho nzima zifatika, dukomeze tugere kure hashoboka. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Murakoze, bye bye. Mwari kumwe na BTM TV.